Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyatesalonike. Bavandimwe, namwe ubwanyu muzi ukuntu twaje iwanyu kandi ntibibapfira ubusa. Nubwo i Filipi twari tumaze kuhabonera imibabaro no kuhatugirwa cyane, nk'uko musanzwe mubizi ntibyatubushije kubasanga namwe, twiringiye Imana yacu ngo tubagezeho inkuru nziza yayo mu ngorane nyinshi. Inyigisho zacu ntizishingiye ku buyobe cyangwa ku migambi idahwitse cyangwa se ku mayeri, ariko kubera ko yabanje kutugerageza kugira ngo idushinge inkuru nziza yayo, bituma tuyamamaza kuri ubu buryo. Ntituvugira gushimisha abantu, ahubwo gushimisha Imana igenzura imitima yacu. Ntitwigeze na rimwe tubabwira amagambo yo kubaryoshya, ibyo murabizi. Nta nubwo twigeze dushaka kubungukiraho, Imana irabibera umuhamya. Nta na rimwe twigeze duharanira icyubahiro mu bantu, haba muri mwe cyangwa se mu bandi, nubwo twashoboraga kwitwaza ko turi intumwa za Kristo tukabagora. Ahubwo twicishije bugufi cyane hagati yanyu, mbese nk'uko umubyeyi ashyashyanira abana be. Bityo kubera ubwuzu twari tubafitiye, uretse kubagezaho inkuru nziza y'Imana, twari twiteguye no guhara amagara yacu bitewe n'urukundo twabakundaga. Iryo ni ijambo ry'Imana.